Yes, ibihe byiza cyane kuri mwese mukuru cyane ibiganiro bigiye bitandukanye bitambuka kuri Now Isaya none official. Alright, reka twizere ko meze neza cyane rero umwe mwese wo mugiye muherere turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka n'ibihumbi 2025. Hanyuma rero tuje muri cya kiganiro cyitwa Kaya none aho tuba dufite byenda gusetsa itaregeje minota ingahe ariko tunavuga tuti morning SEKA. Hari umunange ati rero Kaya none buriya gira utyo gashaka kugira gutya Kaya none zagitambuka rero ku kabiri njya mwara ibonye ko ari byishano byagiye bihinduka gake yarabwiye ngo panono cyane bashaka ko urugero tugenda tubihuza gatano kore gatano kabisa. Rero rwose twizere ko ibiganiro bikomeje kugenda bibageraho gake cyane. Nyuma y'abantu bakomeje kugira uruhare kugira ngo subscribe zigende zizamuka gake cyane. Turabashimiye cyane, turifuza rwose namwe rwose ko uzajya mukomeza kugira gahunda nziza cyane ziterambere bikagenda bihurirana neza cyane ibiganiro tugenda ducisho hano kandi bifite ahantu bihuriye na reality y'ubuzima tubaye mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma reka rero cya kiganiro nza kwakuguriramo ibintu tubamo mu buzima bwa buri munsi duhuramo nabyo mu buzima bwa buri munsi ariko tugakuramo inama gake cyane ku buryo buri wese agenda yisangamo neza cyane rwose nta probleme cyane. Kaya none rero iravuga ngo cy'uyu munsi umusore yagiye gusaba akazi. Umusore se n'akazi baje batekane gahoda. Kaya none umusore abagize atya rwose arabasore bafunze mu buku ubona nta brag bafite fungamo rwose yaravuga ati igiye kwaka akazi gishaka nzamu umuti nta probleme cyane ariko akaba ari umusore ufite amakano ko kwiyemera gake gasuza abasore bajya bakavuga bati kabisa tugomba kubanza tugafungamo ibindi bikaza nyuma ariko nyamara hari ibyatazi cyangwa se ashaka kugaragara mu buryo bugiye butandukanye. Buriya rero nanjye gake umusore nagiye cyajya kwaka akazi muri company runaka natemberaga gake baramubaza batese ushoboye gukoresha mudasobwa nawe ati yego cyane nzi kuzimya ndamanura ndarimbura hanyuma ngamenya no kubanza kuzimanura ngawona. Ariko kabamubazaga rero bararebana abaraseka gake kana baraseka ariko aseka byerekana yuko nyine atazi mudasobwa icyari cyo. Gasuza abantu bajya bajyana mu boss cyangwa se mu bakire bakaga kuvuga ibyo batazi gake ese ukunde bagufrashinga niki ndabizi almuzane bikaya none cyangwa se Kaya none byuze nka 40 nimuzame 30 28 kwijana aka kantu umuntu kaza zanya ni ariko hano turaje twikure bw'inama buzima bwa buri munsi ugiye butandukanye simba shaka ko hari ibyenda gusetsa butambuka ariko ntitugira inama dukuramo gake cyane. Inama muri Kaya none iya mbere kwimenya cyangwa se kwigira ugashaka kumenya bituma bikuviramo guseba kumenyera mu gikorwa cyangwa se kumenyera mu kibazo cyangwa se mu gihe ugezemo cyaba ikibazo cyangwa igisubizo ntago ari byiza. Hari abantu benshi bahita bamera nkaho rwose ibintu byose ababishoboye bagashaka kugaragara muri societe cyangwa se mu babareba. Nyamara iyo babajijwe ibi ese ufite experience kuri uno bintu, ese ibintu ugeze ubikoreshaho na rimwe, ese wigeze ubona umuntu ukoresha ibi bintu, bose barikiriza ariko bahita batsindwa uwo mwanya. Urugero nka wundi wiga gutwara imodoka mu muhanda atarigeze ajya ku ishuri na rimwe, nuko rimwe yagira cyarahagarara imbere ya polisi ubwo muri byakurikiye bareba iki
inama, jya wiga neza ibyo ushaka gukora, utangire buhoro buhoro ariko uhamye. Umuntu uzi bike ariko abyumva neza aruta uvuga byinshi atabizi. Kuvuga ukuri ntibikagutera isoni. Uyu musore iyo aza kuvuga ati sinarangije kwiga mudasobwa ariko ndi kwiga buhoro buhoro kandi mfite ubushake, baba baramubonye nk'umunyakuri kandi ushoboye, hanyuma abakamuha akazi. Iyo uvuga ukuri uba wiyubakira ejo hazaza 100%. Uwicisha bugufi wigenderera mu kuri aruta uvuga ibyo atazi. Abantu benshi bahomba igihe n'amafaranga bitewe no kwigira abahanga mu byo badasobanukiwe. Kwigirira icyizere gifite ishingiro. Hari ubwoko bubiri bw'icyizere ngiye gusoreza muri kaya none. Icyizere cyo kwigira nk'umuntu wumva wifite. Jya wumva ko wifite ariko ntukumve ko ufite ibitangaza. Ibyo uba uri kwibeshya. Wumve ngo nshoboye byose nyamara ntacyo uzi. Icyizere gishingiye ku myitozo n'ubumenyi nicyo cya mbere. Shyira icyizere cyawe ku byo wamaze kwiga, ibyo wakoreye imyitozo n'ibyo wizeye 100% bitazagukoza isoni mu bantu. Buri wese mu buzima hari ibyo atamenya. Nta kintu gitesha agaciro nko kuvuga ibyo utazi ngo ukunde ugaragare mu ruhame. Banza wige, wicishe bugufi kandi uvuge ibyo uzi. Ibyo utazi ntukabishyire imbere, bifate nk'amahirwe yo kwiga ejo. Kandi wibuke uwize gahoro gahoro arusha umuhanga aho wiyemera. Nuko nanjye mbagize ntya rero gake gake nanjye. Nuko mbaguze telefone, nanjye naguze telefone mu gihumbi ryari. Nuko bati se urayizi nteka ngibi ni ibintu twabaye mu cyereje. Telefone ndayizi cyane. Nageze nka cokota ngo ndimo ndiga. Ariko nanjye nk'abantu umuntu ukunda kwigira ku byanjye. Ariko arigiye ibyacu rugo bari ibyacu bitugaragaza uko tutari abatureba abakumirwa. Nuko ndacokoza rero mbashyize muri ya majwi uwo mpamagaye baturavuga nk'umwana rwose uvutse uwo munsi. Ntinyamara telefone ni shyashya muranyumva nabi rwose, naho nahinduye systeme ngo ndimo ndiga ariko ntazi aho byaciye. Ngaye nguko bye.